Shalom shalom, nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabasuhuza mbifuriza amahoro aturutse mu gihugu cyo mu ijuru, ndabasuhuza mbifuriza ibyiza biturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nk'uko bisanzwe nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira bakora subscribe, basharinga ijambo ry'Imana ndetse n'abatera komenti. Imana yo mu ijuru ibahe imigisha myinshi kuko muradufasha gukora umurimo w'Imana kandi mukaba murimo kudushyigikira. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nkomeje kwihanganisha abantu bafite ibibazo bitandukanye, uyu munsi biba ari bibi ejo bigahinduka bikaba byiza, cyangwa se uyu munsi bikaba byiza ejo bigahinduka bikaba bibi. Iyi si niko twayisanze ni nako tuzayisiga, ariko nkunda kubabwira ngo ku Mana honyine niho hari amahoro, ku Mana honyine niho mwakura imbaraga zababashisha gusohoka muri ibyo bihe bibi, ibihe bibabaje imitima yanyu, mukayisohokamo amahoro kandi mukayisohokamo munezerewe. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kumva ijambo ry'Imana. Nkunda kubabwira ngo ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga mu buryo bw'umwuka. Bakunzi ba Ruyenzi TV, ni ukuri gutunga ijambo ry'Imana uba utunze ibiryo by'umwuka wera, uba utunze imbaraga za mwuka wera, uba ufite ubutunzi bukomeye muri wowe. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Reka rero duce bugufi dusenge Imana yacu kandi tuyihe ikaze na karibu muri uyu mwanya kugira ngo abe ariyo ituyobora. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, tugushimiye ko uri Imana idukunda urukundo ruhebuje, tugushimiye ko uri Imana itwitaho uko bwije ndetse n'uko bukeye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni itabaza, ijambo ryawe ni urumuri, ijambo ryawe ni umutima utera imbaraga. Reka rero abagiye kuryumva ribabere umutsima, ribabere byose, ribahindure mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, rigire aho ribakura, rigire n'aho ribageza. Kandi nanjye ugiye kuribagezaho, reka nkubere mikoro wirangurure nk'Imana kugira ngo ubwire abantu bawe bo kuri Ruyenzi TV icyo ubifuzaho, icyo ubashakaho. Tuguhaye ikaze na karibu Uwiteka Imana yacu, tuguhaye ikaze na karibu Yesu Kristo, tuguhaye ikaze na karibu Mwuka Wera. Amina. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Tugiye gusoma ijambo dusanga muri Esiteri ibice 8, muri Esiteri ibice 6, turahera ku murongo wa mbere. Inkuru za Esiteri mwese nta muntu utazizi, ntabwo ari ubwa mbere waba ugiye kumva iri jambo, ariko uyu munsi Imana yashatse ko ari ryo tuganiraho. Yesu nashimwe. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwami amenya ko Moridekayi ari we wamuburiye. Yesu nashimwe. Hano umutwe w'amagambo ngewe ku ruhande rwanjye nawise ngo hagire ubura ibitotsi ku bwawe, hagire ubura uw'Imana ibuza ibitotsi, ufite ibyawe Imana imubuze ibitotsi abikugarurire. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Dusome mu izina rya Yesu Kristo ibice 6 umurongo wa mbere. Haravuze ngo iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Basanga byaranditswe yuko Moridekayi ari we wareze abagabo 2 bo mu nkomane z'umwami zarindaga irembo, Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati mbese Moridekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami b'abahereza baramusubiza bati ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yari ahagaze mu rugi rw'imbere ibwami,
azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti yamwiteguriye. 5 Abagaragu b'umwami baramusubiza bati Hamani niwe uri mu rugo. Umwami ati naze. 6 Nuko Hamani araza, umwami aramubaza ati umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Hamani aribwira ati hari uwo umwami yakunda kubaha kunduta. Hamani asubiza umwami ati uwo umwami akunze kubaha bazana imyambaro y'ubwami umwami ajye yambara, n'ifarashi umwami agenderaho itamirije ikamba ry'ubwami, maze iyo myambaro n'iyo farashi babihe umwe wo mu batware b'umwami barusha abandi gukomera, bayambike uwo muntu umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi, barangurure imbere ye bati uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Nuko umwami abwira Moridekayi ati huta ugenze utyo Moridekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ubwami, ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze byose. Amina. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Izi nkuru zo muri Esiteri ziranshimisha. Hano umwami yabuze ibitotsi ku bwa Moridekayi. Yesu nashimwe. Mwese amateka ya Moridekayi murayazi. Yari umuyuda wicaraga ku ntebe ku irembo ry'ubwami. Yari umuyuda wababaye, yari umuyuda ufite umubabaro n'agahinda. Ubwoko bw'abayuda bwarahigwaga cyane, ariko Moridekayi akubaha Imana ndetse akubahisha Imana mu byo yakoraga byose. Nta kintu na kimwe cyarutaga Imana ye. Yesu nashimwe. Igihe kimwe rero aza kuburira umwami ko hari abantu barimo kumugambanira bashaka kumwica, aramuburira, ariko icyo gihe Moridekayi ntabwo yigeze agororerwa. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Ariko igihe kimwe Imana irareba ibona ko Moridekayi akwiye gutabarwa, ibona ko igihe cya Moridekayi gikwiriye kigeze cyo gutabarwa, cyo kuva muri bwa buretwa, byo kuva ku irembo ry'ubwami, igihe cyo kuva muri bwa bushomeri, igihe cyo kuva muri bwa bukode, igihe cyo kuva muri ya marira, igihe cyo kuva muri bwa bukene. Imana ibona ko kigeze. Yesu nashimwe. Bakunzi ba Ruyenzi TV, hari igihe Imana ibona ko igihe mwababariye kirangiye. Mwababaye igihe kinini, mwarahangayitse, mwaratutswe, mwahuye n'ibibazo bitandukanye, ariko igihe kirageze ngo hagire ubura ibitotsi ku bwanyu. Haleluya. Yesu nashimwe. Imana igire ubuze ibitotsi ku bwanyu. Bakunzi ba Ruyenzi TV, Imana igire uwo ibuza ibitotsi agenda gutereke mu kazi kawe. Imana igire uwo ibuza ibitotsi ahaguruke mu byawe yicayemo. Yesu nashimwe. Imana igire uwo ibuza ibitotsi aguha ibyawe yabitse yanze kurekura. Yesu nashimwe. Nuko umwami aza kubura ibitotsi ku bwa Moridekayi, arategeka ati se uyu muntu hari ikintu mwamukoreye, hari ishimwe mwamuhaye, hari ishimwe rigiye kuza ku bwawe we mukunzi wa Ruyenzi TV, hari icyubahiro kigiye kuza ku buzima bwawe wowe mukunzi wa Ruyenzi TV, kuko umwami yabuze ibitotsi, kuko hari abantu bicaye mu byawe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero umwami abuze ibitotsi aratumiza ati se mbese hari icyo mwaba mwaramukoreye? Barahakana. Hari igihe umwami ajya abura ibitotsi abakugambaniraga, abaguhemukiye bakakubona unezerewe, abaguciraga ibico bakakubona umeze neza, abagutukaga, bagusuzuguraga bakaza kugusaba. Haleluya. Abari barakwimye, baraguhinduye icyo, barakuvumye ngo nta kizimarira, akaba aribo baza kugusaba. Yesu nashimwe. Umwami abura ibitotsi ku bwawe. Yesu nashimwe. Mukunzi wa Ruyenzi TV, umwami abura ibitotsi
reka umwami abure ibitotsi, abari abanzi bawe bahinduke abakunzi bawe. Yesu nashimwe. Kandi uramenye ntuzihorere, uzagire neza, kuko ineza ni Imana itwifuzaho. Uramenye ntuziture inabi umuntu wese wakugiriye nabi, ahubwo ujye umusabira ku Mana nawe ahinduke akizwe. Haleluya. Umwami abure ibitotsi ku buzima bwanyu, bakunzi ba Ruyenzi TV. Imana yigaragaze ku buzima bwanyu, igire imisozi ihirika ku buzima bwanyu, igire ibibaya ibagendeshe mu bibaya. Yesu nashimwe. Ibagendesha ahatambika, kuko uyu mwami abuze ibitotsi ibintu byose birahinduka. Yesu nashimwe. Imana yururuke ku buzima bwanyu, Imana yururuke ibuze ibitotsi abantu batwaye ibyanyu, Imana yururuke ibuze ibitotsi ku bantu bari mu byanyu, bicaye mu byanyu banze kubihagurukamo. Haleluya. Babihagurukemo mu byicaremo. Imana igira bubuze ibitotsi. Mana wowe wa mukobwa we watinze kurunga kubaka urugo, Imana ibuze ibitotsi umugabo wawe ahantu ari, ikuzanira umugabo wawe. Haleluya. Iguhuze nawe. Inzira izo arizo zose, inzira z'Imana ni nyinshi, iguhuze nawe. Imana igire uwo ibuze ibitotsi aze ku buzima bwawe, akugeze mu kazi kawe. Ibuze ibitotsi umuntu wese wagukoreye nabi, ahaguruke aza gusaba imbabazi. Haleluya. Imana igira abo bizi ibitotsi ku buzima bwanyu, kugira ngo mwinjire mu mashimwe yanyu. Kandi ababagambaniraga nibo bagiye kubatambagiza, abari baramanitse amatangazo abasebya ku buzima bwanyu nibo bagiye kuyamanura, bongere bamanike amatangazo abavuga neza ku buzima bwanyu. Haleluya. Yesu nashimwe. Ndumva mfashijwe. Izi nkuru za Esiteri ndazikunda cyane, ni inkuru nziza. Niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo buri mukristo wese yakagombye kugira Bibiliya, kuko muri Bibiliya harimo inkuru zifasha umutima, harimo inkuru usoma ukumva ushubijwemo imbaraga. Hagire ubura ibitotsi ku bwawe mukunzi wa Ruyenzi TV. Yesu nashimwe. Hagire ubura ibitotsi. Haleluya. Hagire ubura ibitotsi ku buzima bwawe. Yesu nashimwe. Imana igira bubuze ibitotsi ku buzima bwanyu, mwinjire mu migisha yanyu, mwinjire mu mashimwe yanyu, mwinjire mu nzu zanyu, mwinjire mu kazi kanyu, mwinjire mu rushako rwanyu. Haleluya. Imana igira ibyo ikura mu nzira. Ngo nuko baramutambagiza Morodekayo, bari ku irembo ry'ibwami, ahinduka umwami, ahinduka igisonga cy'umwami. Haleluya. Uyu munsi igira ibyo ikura mu nzira kugira ngo ibatabare. Uyu munsi iri joro, aya masaha, uyu munota, Imana igira icyo ikora inezeza imitima yanyu. Haleluya. Bakunzi ba Ruyenzi TV rero, uyu munsi mbifurije ko hagira ababura ibitotsi ku buzima bwanyu, mukinjira mu mashimwe yanyu, mukinjira mu migisha yanyu. Haleluya. Haleluya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagushimiye Uwiteka Imana, uri Imana y'amahoro kandi uri Imana ishobora byose. Ngushimiye ko hari abagiye kubura ibitotsi ku buzima bw'abakunzi ba Ruyenzi TV, ukabatabara, ukabarengera. Hari abo ugiye kubuza ibitotsi ku bwabo, kugira ngo nabo binjire mu mashimwe yabo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho nuganze nutegeke. Ndabasengeye cyane rero, ngaho nubagirire neza, uhaze kwifuza ko imitima yabo. Abadafite akazi ukabahe, abarwayi ubakize, abafite intimba n'agahinda, mwami wanjye utanga amahoro kandi ubakize intimba n'agahinda. Abadafite amahoro mu mutima ubahe amahoro mu mutima. Abashaka kubaka ingo ububakira ingo z'umugisha. Ubagirire neza kuko uri Imana y'amahoro. Uwiteka Imana, ngaho nubarengere, ngaho nubagirire neza. Ikiruta ikindi ubazigamire ubugingo bwabo, kuko ubugingo nibwo bwa mbere. Urakoze, ndagushimiye. Ngaho nuganze nutegeke, ni mu izina ryawe ryera Yesu wabambwe ku musaraba i Golgotha. Amina. Shalom shalom. Ndabakunda cyane kandi nkomeje gushishikariza abantu kudukorera subscribe, gutera komenti no gusharinga ijambo ry'Imana. Ni ukuri ni by'igiciro. Imana ibaha umugisha. Ndabakunda cyane n'Imana irabakunda. Amina.